Nshuti zanjye bene data n'abantu munkurikiye ari ubwa mbere, ubuntu n'imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu biba kuri twese ndetse n'abacu bose. Tujye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, bahaye ikaze. Reka tutangire dusoma amagambo aboneka muri Habakuki igice cya 2 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 3. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshye. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza bizaza ntibizahera. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 ku murongo wa 13 n'uwa 14, ngo kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hagakurikiraho Eva. Kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore ni we wayobejwe rwose, ahinduka umunyabicumuro. Nabonye ahantu hari hateraniye inama yatumiwemo abagore, bari mu mfuruka enye z'inzu, bicaye bazungurutse ameza. Imbere ya buri muntu hari akayunguruzo, ariko gatwitsweho kugira ngo kadakora umurimo wako wo kuyungurura. Bahawe amabwiriza y'ibyo bagomba gukora. Umugore umwe wari ushyigikiye cyane ibyavuzwe agerageza gushaka kubyemeza bagenzi be ku gitugu. Nisanze mubwira hejuru cyane nti, ihane ihane ihane. Byatumye uburakari bwe bubyuka, ntiyita ku magambo namubwiraga, andeba nabi kandi agerageza kunshicikesha. Maze akomeza kugerageza kwemeza bagenzi be. Maze rero kumubwira kwihana ntashake kubyumva, ntabyiteho, ntabe n'agaciro, natandukanijwe nabo. Nshuti zanjye bene data, uyu munsi nifuje kuburira twese ngo tube maso, twirinde, twitondere ibivugwa n'abakuru b'amatorero bose n'ababwiriza n'abahanura, kuko bamwe bahawe ubutumwa buyobya. Nubwo bashobora kuyungurura imyanda igatabwa cyangwa se ibitari by'umumaro bikajugunywa, ntibabikora, ahubwo bari kuvanga ibibi n'ibyiza ku bushake. Nyamara kandi ijambo ry'Imana rije kugira ngo abantu twese twivangurire. Twibuke ko umwenda w'urukingirije ahera cyane watabutsemo kabiri, umuntu wese abasha kwivuganira n'Imana. Nk'uko mbere yo gutegura amafunguro tubanza kuyakorera isuku, ibitari byo kuribwa, ibiboze, ibiti, ibyatsi cyangwa amabuye, tukabikuramo tukabishyira ku ruhande. Ni nako mu byigisho twumva muri iyi minsi ari igihe cyo kubanza kubigenzura. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo umugabo si we wayobejwe, ahubwo ni umugore wayobejwe ahinduka umunyabicumuro. Uzi ubwenge yite kuri aya magambo, kuko hagiye kubaho ishungura mu madini, bitewe n'uko abakuriye amadini bamwe na bamwe bemeye kwakira ibibi kandi bakabivanga n'ibyiza babizi, barangiza bakaba bari kubigaburira abizera ku isi yose. Nubwo babwiriza ibyo bakuye mu ijambo ry'Imana, ariko ibibwirizwa byabo bigendereye gushyeshyenga gusa, kuko ibyo ari byo binezeza umutima wa kamere, umutima wa kamere udakunda ukuri n'agakiza ka Kristo. Mu bungeri b'ibirangirire by'uyu munsi, nta gikangura uburakari bwa Satani, nta gihindisha umunyabyaha umushyitsi ngo cyandike mu mutima no mu mutima nta mukuri ku rubanza rugiye kuza bidatinze. Abantu batihannye bakunda kwera kw'ibigaragara, nyamara nta kwera nyakuri. Ku bw'ibyo bahora biteguye gushyigikira idini rimeze rityo. Satani yigaruriye amatorero burundu. Amagambo n'ibikorwa by'abantu nibyo biri kwitabwaho cyane, aho kwita ku kuri gukeba ku ijambo ry'Imana. Umwuka w'isi n'ubucuti bw'isi biri kurwanya Imana. Umubare mwinshi w'abiyita ba Kristo ntibigeze bamenya Imana. Imitima yabo ntiyigeze ihinduka, kandi umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana. Ni abakozi bakiranuka ba Satani, ariko bihaye irindi zina. Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 2, tubona ko mu matorero menshi huzuyemo ibisiga by'amoko menshi bihumanya kandi byangwa. Matayo igice cya 24 umurongo wa 11 no 12, tubona ko mu matorero menshi huzuyemo ubugome bukomeye n'ubuyobe. Ariko abizera bayo
bakiyita ba Kristo. Imigani y'igice cya 15 umurongo wa 8. Imyizerere yabo, amasengesho yabo no guhendahenda kwabo ni ibizira mu maso y'Imana. Imana ntiba mu materaniro yabo. Kwikunda, uburiganya n'ibinyoma bikorerwaho, umutima nta utababajwe nabyo. Kuri izo ngeso zose mbi z'imico barenzaho umwambaro w'idini. Imana ntiba mu bitekerezo by'abizera b'ayo matorero. Imitima yabo ya kamere irizirikana. Bataka imibiri yabo izapfa, bihimbaza cyane. Abagalati igice cya 6 umurongo wa 8. Ibyaha byabo n'ubwibono bwabo byarazamutse bigera mu ijuru. Ibyabo byagezweho. Gukiranuka n'urubanza byacecetse igihe kirekire, ariko bidatinze bigiye guhaguruka. Guhora n'uko Uwiteka niwe uzitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ubutumwa bwa marayika wa 3 dusoma mu byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 9 n'uwa 10 bugiye gusohora, kandi abagome bose bazanywa ku gacuma k'umujinya w'Imana. Icyama ngo abana b'Imana twese twitandukanye na Babuloni n'abavanga ukuri n'ibinyoma babizi, bica amategeko y'Imana bagakurikiza amategeko n'imihango byashyizweho n'abantu bagamije kuyobya abandi, kugira ngo tutazasangira nabo ku nzoga ariyo mujinya w'Imana. Icyama ngo uyu munsi duhindukire igihe cy'imbabazi kikiriho, Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi, kuko Kristo Yesu namara guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, kwihana bizaba bitagishobotse, kandi ntihazaba hakiriho umuhuza w'Imana n'umunyabyaha. Twirinde gukerensa umuburo n'imbabazi z'Imana, kuko bagiye bakerensa bakangutse igihe kirangiye, bicuza bifuza ko ibihe byasubizwa inyuma, ariko igihe cyari cyabarangiranye. Wowe wumva ubu butumwa, ndakwifuriza kuyungurura ibyigisho wumva, utitaye ku buryoza bw'umubwiriza n'imvugo ye nziza, ahubwo ukita ku byo avuga niba bihuje n'ijambo ry'Imana. Matayo igice cya 7 umurongo wa 16 hatubwira ko tuzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese imbuto zitandukanye n'amagambo? Ibaze nanjye nibaze. Uwiteka duha ubwenge bwo kumenya kugenzura no guhitamo neza. Uwiteka dushoboze kubikira ijambo ryo mu mitima yacu kutamucumuraho. Uwiteka abaha umugisha. Ndabakunda kugeza twongeye guhura.